Nongeye kubaha ikaze inshuti bavandimwe kuri uyu muyoboro wacu kandi wanyu muri filime nziza yitwa Umukire w'umumiliyoneri wihinduye umukozi wo mu rugo. Ni filime nziza cyane tugenda tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Ni filime nziza cyane mu by'ukuri, imwe mu zikunzwe hano mu ruhando rwa sinema nyarwanda. Filime tugenda tubagezaho uko bwije n'uko bukeye, filime tugenda tubaha umunsi ku wundi mu by'ukuri nk'uko mwagiye bidusaba, twahajije ibyifuzo byanyu. Twaye ikaze rero nshuti mukunzi wo dukurikira uherereye mu mpande enye zigize isi, twaye ikaze kuri uyu muyoboro wacu kandi wanyu mu by'ukuri. Uyu ni umwanya rero mwiza cyane wo kugira ngo tuganire mu by'ukuri uko mwakiriye filime, mu by'ukuri mutanga ibitekerezo byanyu cyangwa se komantere mutubwira uko mwayumvishe kugira ngo dukomeze tubagezeho ibyiza kandi bibakwiye. Filime ni ku bwanyu tuyikora kugira ngo ibashimishe. Filime yitwa Umukire w'umumiliyoneri wihinduye umukozi wo mu rugo, episode ya 11 cyangwa se part ya 11 niyo mutegereje muri benshi, mwitegereje muri benshi mufite amatsiko. Ibyo byose rero turagira ngo tubabwire ko ku munsi w'ejo rwose igice cya 11 kiri bubagereho ku muyoboro mugari wa Price of Version tugenda tunyuzaho iyi filime. Mu gihe tubonye umwanya tuba tugira ngo tuze tuganire, duhe ibitekerezo byanyu cyangwa se komantere kuko biradufasha cyane mu by'ukuri. Rero bavandimwe munyemerere turebe bimwe mu byaranze episode ya 10 tuyanariza cyangwa se tuyisesengura mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nanone kandi mugenda mutanga ibitekerezo byanyu kuko rwose iyo urebye filime cyangwa se ukumva ikiganiro ntutange comment, bitwereka ko ibyo dukora ntacyo bibamarira kandi mu by'ukuri byose ni mwebwe tubikorera, mudahari ntabwo twakwirirwa duta umwanya. Reka twubwire ngo twaye ikaze wowe nshuti mukunzi udukurikira kuri uyu muyoboro, aho waba uherereye hose komeza ugubwe neza. Mu by'ukuri wowe ufunguye iki kiganiro uri umukunzi w'iyi filime yitwa Umukire w'umumiliyoneri wihinduye umukozi wo mu rugo. Rero reka turebe bimwe mu byaranze episode ya 10 mu by'ukuri, kandi tubabwira ko ku munsi w'ejo episode 11 iri bubagereho neza cyane ku isaha y'isaa 7 mu gihugu cy'u Rwanda ku muyoboro mugari wa Price of Version unyuraho iyi filime. Mu by'ukuri episode ya 10 twabonye uwitwa Cedric mu by'ukuri niyirangaraho. Uyu musore ngo ni Shalom aramutwara umukunzi we Alice mu by'ukuri kuko byakomeje kugorana, ndetse no muri comment rwose twagiye tubibona mwabitinzeho cyane mugira inama witwa Cedric mumubwira ko akwiye kwimenya cyangwa se kwirwanaho kugira ngo atsindire uyu mukunzi we Alice. Tuzi ko amukunda cyane kandi aba bombi barakundana, gusa uyu witwa Alice nawe yaje guca bugufi abwira uyu Cedric ko by'ukuri Shalom ko nta kindi bapanga, ko ari ibyo rwana bwabo, ko nta kindi bapanga. Yaje kumubwiza ukuri byose uko byestaye, aza kumubwira ko rwose nta kibazo kibirimo. Gusa twe twabonye witwa Cedric atabyakiriye neza mu by'ukuri kuko yatunguwe cyane, byamutunguye ntabwo abyiyumvisha. Bavandimwe rero mwagiye mutanga ibitekerezo muri komantere zanyu, gusa tubabwira ko ari ingenzi kandi turazisoma cyane kuko zo zituma dukora next part cyangwa se igice cy'ubutaha, kuko iyo mutanditse ntabwo twabasha gukora ikindi gice. Byose ni mwebwe rero tubikorera, niyo mpamvu namwe muba mugomba kudutiza umwanya muto wanyu kugira ngo tubane muri iki kiganiro kitarambirana, kuko nibwo tuba tubonye umwanya bitewe n'akazi kenshi. Bavandimwe rero tangiye ibitekerezo byanyu muri comment, kandi filime rwose murayikunda. Gusa iki kiganiro icyo kibereyeho ni ukugira ngo dukomeze kwiganirira, tuganire show, twidagadura, twanariza cyangwa se dusesengura iyi filime tugenda tubagezaho. Nanone kandi muduha ibitekerezo byanyu muri komantere, mutubwire rero ese Cedric ari bwitwara ute. Gusa benshi bari bazi ko iyi filime irarangirira kuri episode ya 10, gusa iracyakomeje. Ni filime izaba ndende, ni filime igamije inyigisho ndetse no kwidagadura. Gusa ikigamijwe cyane bavandimwe n'inyigisho cyangwa se message kugira ngo mukuremo isomo, kuko ibi byose biba bigenda bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero tanga igitekerezo cyawe muri komantere utubwira mu by'ukuri ese urabona Cedric azatsindira uyu mukobwa Alice? Ese ubona wowe
Alice akunda Cedric? Byose bitubwira muri commentaire. Ese uyu Shalomo we mu by'ukuri aje gukora iki bigeze aho afata indege akurira akaza mu gihugu cy'u Rwanda? Mu by'ukuri aje gutwara umukunzi we cyangwa azanwe na misiyo z'akazi? Byose nibyo tugira ngo utubwire. Ni iki kiganiro kibereyeho kugira ngo mutange ibitekerezo byanyu muri comment aho waba uherereye hose mu mpande enye zigize isi. Turagukunda cyane by'umwihariko wowe munyamuryango w'uyu muyoboro kandi ukaba ukunda iyi filime nyura ku YouTube channel y'umuryango mugari wa Price Version. Turagukunda cyane aho uherereye hose, turakubwira ngo komeza ugubwe neza. Mu by'ukuri gusa ntabwo twagenda tutavuze kuri uyu musore Dani ari we musaza we witwa Alice ndetse n'uwitwa Gihoza. Mu by'ukuri uyu nawe ni umusore rwose uri strong man cyangwa se ukomeye cyane w'umunyembaraga ugira kwihangana kandi yabera intangarugero benshi. Niba mumukunda musige udutima muri commentaire rwose niba mukunda Dani kuko azi kwihangana kandi areba kure. Gusa rero bavandimwe munyemerere twanarize kandi tugana ku musozo, twivugire ku ruhande mu by'ukuri rw'uyu musore waje muri uru rugo rwa kuba Alice mu by'ukuri avuga ko yaba yagambaniwe cyangwa se yambuwe ibyo yari afite. Ese uyu ni gatumwa ki? Ese uyu yahawe nande misiyo? Mu by'ukuri ko episode ya 10 yarangiye avuga ko Cedric agomba kwicwa. Ese uyu we yazanwe n'izihe mpamvu? Byose nibyo tugira ngo tubwire muri comment muvandimwe. Turagukunda cyane aho uherereye hose mu mpande enye zigize isi. Komeza kugubwa neza. Uyu muyoboro ni Gezi Choice TV, ni unyura iki kiganiro cya filime umukiro miliyoneri wihinduye umukozi wo mu rugo. Turagukunda cyane, turakubwira ngo komeza kubwe neza, wibuke gukora share kugira ngo iki kiganiro kigere kuri benshi. Ni support kandi ni uruhare runini cyane urabutanze. Tukubwira ngo twasoreza ngaha ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 7 z'amanywa. Mu by'ukuri episode 11 irayasohotse yageze hanze muyoboro mugari wa Price Version. Turagukunda cyane mwese aho muherereye mu mpande enye zigize isi, waba uri bwota amasimbi Europe, Asia, Australia ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda, muri Afurika muri rusange, aho hose uherereye komeza kugubwa neza. Tukubwira ngo duhure ku munsi w'ejo muri episode ya 11 kandi mu by'ukuri bavandimwe twizeye yuko muzaryoherwa. Komeza ugubwe neza rero, tugusaba kugira ngo ukoreshe ya cyangwa se partage bitewe n'ururimi waba ukoresha kugira ngo iki kiganiro kigere kuri benshi. Turabakunda cyane rero, duhure ku isaha y'isa 7 muri episode ya 11.